twongeye kwasuhuza mwebwe inshuti z'agadasohoka za Sky TV Show hano kuri Sky Show, aho tugiye kugaruka kuri documentaire cyangwa se ku byaranze papa wa Stromae. Uyu akaba ari umuhanzi w'umufaransa cyangwa se akaba ari umuhanzi wamenyekanye nka Stromae mu ndirimbo nka Papa Ute yaririmbiye umubyeyi we, ndetse uyu mubyeyi akaba afite n'undi mwana witwa Cyusa Ibrahim. Cyusa Ibrahim akaba ari umuhanzi nyarwanda uririmba injyana ya gakondo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uvukana na Stromae. Abo bose akaba ari ibyamamare tuba tugiye kuba twagaruka ku byaranze papa wawe cyangwa se papa ubabyara. Uyu akaba ari umugabo wapfiriye cyangwa se wishwe muri jenoside, aho navuga ngo ni ibintu ugomba kuba wowe wakicara ukamenya, kubera ko aya makuru n'ahandi hano wayasanga usibye hano kuri Sky TV Show. Ubundi nkabasha kuba nakwa-updatinga ku makuru avugwa cyangwa se avuga ku byamamare cyangwa se ku bantu utabashije ko wamenya se ibyabo ni gute. So rero hano kuri Sky TV Show tuba twafashe umwanya tugakusanyiriza documentaire ya bimwe mu byaranze abantu runaka b'indashyikirwa, ubundi nakuzanira kugira ngo ubashe ko wamenya se byifashe gute hirya no hino. So rero uyu munsi turi tariki 10 z'ukwa kane umwaka wa 2025, aho isi yose ndetse n'u Rwanda aho twifatanya cyangwa se aho u Rwanda n'isi yose bifatanya mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. akaba ari jenoside yabaye igahitana cyangwa se igatwara ubuzima bw'abarenga miliyoni imwe y'abantu. So rero navuga ngo ni ibintu biba bidasanzwe ubundi mu mateka cyangwa se ni ibintu bitanabaho, ariko navuga ni insanganyamatsiko ni yindi ngo twibuke twibaka kandi dukomere kandi dukomezanye. Navuga ni nawe koko aho uri wowe w'umunyarwanda cyangwa se inshuti y'u Rwanda, icyo nagusaba ni uko tugomba kuzirikana amateka y'igihugu cyacu ndetse tukubaha ndetse tukanarwanya abo ngabo bashaka kuba bayasenya cyangwa se bayagoreka, bakaba bo bavuga ibyo bishakiye bihabanyije n'ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So tudatinze rero turebe ibyo ngibyo byaranze cyangwa se ibigwi byaranze uyu mugabo wabyaye Stromae akabyara n'umuhanzi Cyusa Ibrahim. navuga ngo umaze kuba yagira izina rikomeye cyangwa se umaze kuba wamenyekana mu njyana navuga ngo gakondo akora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho navuga ngo ni injyana yabashije kuba yahirirwamo ndetse navuga ngo nawe ubwiwe ashoboye. Se rero katurebe muri iyi nkuru tuyisome tubashe kubanya se bundi bimeze bite cyangwa se byifashe gute. So rero inkuru iravuga yuko ngo umenya byinshi kuri ese w'umuhanzi Stromae na Cyusa Ibrahim wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. bamwitaga Rutare Pierre. ni izina rishobora kuba ritazwi cyane ku bantu benshi, ariko yanditse amateka akomeye nk'umwe mu banyarwanda bari bafite impano n'ubwenge buhanitse. Niwe mubyeyi w'umuhanzi w'icyamamare ku isi Stromae. Yavutse mu 1958 i Nyamirambo. nyuma yimukira mu karere ka Rulindo, aho yakuriye. Nubwo yari umuhanga mu ishuri, yabangamiwe kenshi n'irondabwoko kubera ko yari umututsi. Mu 1978 yagiye mu Bubiligi, aho yakomeje amashuri ye mu bijyanye n'ubwubatsi, aho navuga ngo ni civil engineering. icyo gihe yavaga ku ishuri maze nijoro agakora kuri sitasiyo ya essence kugira ngo yirihire ishuri. Nyuma yaje kugaruka mu Rwanda akomeza ubuzima ndetse ahita ashinga kampani bwite y'ubwubatsi yise B2G, aho nyuma yaho mu mwaka w'1990 Stromae
ari kumwe na mama we baje gusura papa we Rutare kuko batari banaziranye. Ni cyane ko Rutare yavuye mu Bubiligi, Stromae ari umwana w'imyaka 3 y'amavuko. Mu buzima bwe busanzwe Rutare yari umugabo w'intiti, akaba umuhanga cyane mu bwubatsi ndetse no gushushanya, ndetse ku batabizi niwe wubatse iriya rompuwe yo mu mujyi, cyangwa se abenshi cyane murayizi cyane, ni iriya rompuwe iri hagati mu mujyi nini iri mu mujyi, ndetse yagiye yubaka n'izindi nyubako zikomeye mu mujyi wa Kigali. Hirya no iyi nkuru igakomeza ivuga ni hirya y'ibyo Rutare yakundaga cyane umukino wa basket, ndetse yari yaranakiniye ubwo yabaga mu Bubiligi. Yari yaranayikinnye aba mu Bubiligi. Ubwo yari ageze mu Rwanda yarabikomeje mu ikipe yitwa Inkuba, akaba yaranayibereye umuyobozi. Nyuma yaho yaje gushinga ikipe ye bwite yise n'ubundi B2G, ryari izina rya kampani ye y'ubwubatsi. Iyo kipe yayibereye umuyobozi ndetse ni nawe wari umuterankunga wayo. Rutare Pierre yaje gushakana n'undi mugore, babyarana abana 4 barimo Cyusa Ibrahim nawe uzwi cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, Rutare Pierre yiciwe mu Rwanda. Yasize abana barimo Stromae waje kumuhimbira indirimbo ikomeye yise Papote mu rwego rwo kumwibuka. Ibyo akaba ari ibigwi byaranze papa wa Stromae, cyangwa se akaba ari byo turimo turavugaho byaranze papa wa Stromae, ndetse unabasha kuba navuga ngo gukora ikintu n'ubu ngubu tubona, aho navuga ngira rompuwe benshi cyane mujya mwigeraho mubona yuko ni rompuwe ifite ubugeni bwayo bwihariye, kandi ubugeni bwiza cyane bunogeye amaso kuba wayibona. Ndetse navuga ni mumwe mu mazu yubatse na none baracyahari, ndetse navuga ngo yari umuntu n'ubu twari kuba dufite, wari kuba ufite umumaro mwinshi cyane, cyangwa se ufite umumaro munini igihugu. Ariko aho naje kuvuga ngo, cyangwa se aho naje kuvuga aho hejuru, navuga ni burya ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byari amahano, ndetse ni ibintu byajyanye abantu benshi, ni ibintu byatumye tubura ibintu byinshi cyane, ndetse navuga ngo na n'ubu ngubu tukiri muri izo ngaruka, kuba byibuza hari ibyo twabuze mu byabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko n'ubu ngubu tukaba tuvuga ni icyatuma, cyangwa se icyafunda urwo rwango, icyakongera kuzana amacakuri mu Banyarwanda, icyakongera gutuma jenoside yabaye mu Rwanda yongera kuba nkatwe nk'aba-influencer, cyangwa se nkatwe tubasha kuba twakoresha zino social media, cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese uruhare afite no kuba byibuza yarwanya ibyo bintu, akarwanya uwo muntu aho yaba ari hose ushaka kuzana urwo rwango mu Banyarwanda, kuzana amacakuri, ndetse n'abapfobya bahakana ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko ari ibintu byabaye bigatuma tubura umubare munini cyane w'Abanyarwanda, tukongera tukabura ndetse n'ibyo navuga ngo twakagombye kuba dufite ubu ngubu, kuko ubu twakagombye kuba dufite bene bamwe ababyeyi, abandi dufite banyagukuru, abandi dufite, ariko kubera ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ibintu bitari byiza cyane. So rero navuga ngo nibyo byatumye, cyangwa se tubura, nibyo byabaye tukabura uyu mugabo w'umuhanga, cyangwa se uyu mubyeyi w'umuhanga wabashije kuba yakora rompuwe twese tunyuraho tukavuga ati wawu, ni wa mubyeyi wabashije kuba yashyira imbaraga ze mu makipe ya basket, akaba ari umubyeyi wabashije kuba, cyangwa se yari umubyeyi wari ufite intumbero nyinshi cyane mu bintu bigiye bitandukanye. uwo nawe undi mugabo turimo turavugaho ni umugabo wabyaye Stromae, akabyara n'umuhanzi Cyusa Ibrahim, tuzi mu njyana ya gakondo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
indi nkuru ikavuga yuko Ruhango batatu batawe muri yombi bakurikiranyweho kwica umuntu. Ku itariki 9 z'ukwa kane 2025 umugabo witwa Habinshuti ndetse w'imyaka 20 nari nsomye nabi kuri uyu wa 9 Matarama. Inkuru ndimo ndareba ntabwo ariyo munyihanganire, ariko twakomeza n'iyi ngiyi ivuga neza iyo ivuguruye. Ruhango batatu batawe muri yombi bakurikiranyweho kwica umuntu. Ku itariki 9 z'ukwa kane 2025 umugabo witwa Habinshuti Protegen w'imyaka 42 wakoraga akazi ko kurinda umurima w'ibisheke yasanzwe mu kabande mu mudugudu wa Gasiza, akagari ka Kinazi, umurenge wa Kinazi n'ubundi mu karere ka Ruhango, yapfuye bikekwa ko yishwe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye igihe ko iperereza ry'urwo rupfu ryatangiye ndetse hamaze gufatwa abantu batatu navuga ngo bakekwaho iby'urwo rupfu. Indi nkuru ni inkuru ivuga kuri minisitiri w'urubyiruko w'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdurahim yifatanyije n'urubyiruko rurenga 8,600 rwitabiriye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'umuryango wa Past Initiative. Ni igikorwa cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki 9 z'ukwa kane 2025 cyabereye ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro, cyitabiriwe n'urubyiruko rusanga 8,600 ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Iyo akaba ari update nari mufite for right now, angiye wakugezaga update ni Sky Menyewe. Ciao ciao.